Hey my people, umeze mute? Teke wanyu ugarutse, noneho ubu nje kukwereka uburyo wahindura password yawe. Hari ukuntu nyine uba usanga ufite password ariko abantu benshi bayizi, bakaba banakugira mu makuru bakandikira abantu cyangwa bakareba ibintu byawe kandi udashaka ko babibona, n'izindi mpamvu nyinshi cyane zatuma nyine abantu kuba bazi password byakubangamira. Ngiye kukwereka noneho uburyo wahindura password yawe igihe hari undi muntu wayimenye nyine kandi udashaka ayimenya. Aha twagiye, kurikira step by step. Ariko icyo nagusaba, banza ukande subscribe niba utarayikanda, ukande kuri like kugira ngo iyi video irebwe n'abantu benshi nyine bona babimenye nyine. Twagiye sasa, urahituza sorry gatoya. Tuza hano kuri application ya Facebook, hano ndimo ndasira ibanga, uhakane tegereze ko ifunguka, uramwihanganye gato yafungutse. Uhita uza hano ku turongo dutatu tungutu, dukandeho, uhite wizamurira gutya ujye handitse setting and privacy, uhakande. Urangiza uze hano handitse ngo see more in account center, uhite uze uhakande. Ubundi iyo ushaka guhindura password uhita uza ugakanda hano handitse ngo password and security, niho ukanda, nta handi ukanda, ni hano. Ubundi ukahakanda ugahita uhitamo. Iyo ushaka guhindura password uhita ukanda hano hambere handitse ngo change password. Iyo ushaka guhindura password ugahita uhakanda. Sorry gato, ndabona amarezo yaragiye gatoya ariko nagaruka turahita dukomeza. Sasa amarezo yagarutse, uhita uza ugakanda hano handitse ngo change password, tuhakanda. Wamara kuhakanda, tuvuge urashaka, dore nyine iyi niyo account yawe nshaka guhindura password, dore n'iyi ngiyi. Nkahita nza nkayikandaho nyine nkategereza. Ugahita uza hano hambere wandikamo password yawe wari usanganywe. Hano wandikamo iyo password wari usanganywe, hano nzinze akazeru, hano ugahita uza ukandikamo password yawe. Warangiza ugahita uza hano hasi ugahita wandikamo inshyashya, hano ha kabiri nyine, hano ha kabiri wandikamo inshyashya aha ngaha. Tuvuge password ni ukaba hano urayishoje. Na hano ha gatatu naho ahangaha naho uhita wongera ukandikamo ya yindi nshyashya nyine. Hano hambere wandikamo account wari usanga na password wari usangamo.
hano ha kabiri ukandika hano ha kabiri, hano wandika password nshyashya noneho ushaka kujyamo, noneho hano ha gatatu ukongera ugasubiramo ya password yawe nshyashya nyine wari wanditse hano ha kabiri, uhita uza ukandika hano ha gatatu nanone, ubundi ugahita wikandira change password, ugategereza ko biza. Hano nyine hari igihe bahita banaguha kode iyo ugira email, ariko iyo utayigira hano biba birangiye nyine. Reka ndebe ko iyo kode koko bayimpaye. Urihangana gatoya. Hariya guhindura password biba birangiye iyo ugeze hariya, kuko abandi nyine kubera ko nta ma email muba mugira n'ubundi biba byarangiye hariya. Icyo nagusaba, kora subscribe, sharing ku bandi, kuri bagenzi bawe nabo bayibone, ubundi mukore subscribe, dukomeze tugendane imbere. N'icyo utazi ucyandike muri comment nzakikubwira. Ciao ciao.